hanze amaso bakaba koza isoni wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni ntabwo ikuzo mana yacu urarikwiriye. wabuze amafaranga y'inzu ujya uririmba iyo ndirimbo, wabuze amafaranga yo kwishyura imyuga uri kwiga uririmba iyo ndirimbo, uzabona Imana ikingura imiryango, sibyo? Yego. ujya unywa inzoga, itabi, inzoga ushobora kuyivaho. Ngiye gusengera icyaka cy'inzoga gishiri, gipfe tugiye kukica, tugiye kwica icyaka cy'inzoga nshuti yanjye kirangiye. ujya unywa nk'inzoga igana iki? Ngiye neza kunywa nyinshi cyane mu gihe cyashize, ariko Imana ngire neza. ujya unywa nk'amacupa ngahe? iyo nanyweye menshi ya nyuma nywa nka Amstel nka 12. Ni dukeya. Amstel 12 ni nkeya. Chantal wanywaga nka 15 wowe ko nkureba. Uriya Chantal haguruka. Uriya ni presidente, sibyo? Ngwino hano. Ngwino uhobere umwe mugenzi wawe, umujyane muri korali yawe. Muhobere sha. Muhobera n'uyu muntu sha, muhobere. Mama shenge. Ubona muririmbanye mutabyiza, mujye ku ntebe ya mbere, muhagarare kujya ku ntebe ya mbere. Ndabashaka kubona muri korali Amstel twaraziretse mu izina rya Yesu. Mukomeze muhagarane, tugiye gusenga inzoga ziveho. Ninde uwabaye washobora kunywa nka Amstel nk'izanywa akaba ari muri korali akaba yaraziretse aze hano? Uyu abangaba rwose aba ni abahetse. Ariko ufite abahetse kabisa. Aba bantu baragukikije barabanywaye. Abanywaye. Okay. Uyu yanyweye izingana iki? Yewe twanyweye heregisi mu kwezi. Mwanyweye heregisi? Nyine umugabo yaranguye agiye gushinga akabari. Shyiraho mikrofone neza. Yaranguye heregisi agiye gushinga akabari. Nyine tutangira ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ibi bintu nibiza kura mu bya heregisi shamo, wowe uri muri ntuza. Bantu usubiremo neza. Umuntu yaranguye heregisi y'inzoga agiye gushinga akabari. Birangira zose tuzinywereye. ubwo se yari amakazi yangahe mwari bangahe? Twari abagabo 14. Munywa heregisi y'inzoga irashira. Hereza iyo nguyu twumve. Wanyweye amaheregisi angahe? Yesu ashimwe. Ibyo kunywa heregisi byo ndumva ari ibintu birenze cyane. Njye nanywaga nk'agakesi, ariko bya heregisi byo ndumva ari ibintu bikomeye. Njye nanywaga byeri na rikeri. Amakesi angahe? Agace k'ikazi ya Amstel. Nawe wari umunywi? Shatane mureke naza yanyweye. Haleluya. Narazinyweye Nyamirambo n'urumogi hano kwa bita yego. Hano bita kwa Mutwe n'urumogi za Kanyanga. Nazinyweye muri Kongo, nazirayemo, narazivuranzemo. Nanyweye nibura nk'ubukarito nka 3 cyangwa 4. Izo bita za Amstel. Nyizinywa nyizinywa napima 56 54. Ariko ngize muri 73 aho nzirekeye. Nasaga n'igisambo. Bavuze ngo fata narirukaga. Ariko bavuze ndagara. Ibaze baba ngo fata kirukaga. Nasaga n'igisambo nyine niko nuko. Ariko ndashima gitare ko naziretse nta nagatima nta n'inyota. Nutezakamunya ariko utubwiriza umuntu yavuga ngo fata kirukanka.
ataribo baje gufata duhereze imana icyubahiro imana ihabwa icyubahiro n'ukuri umukobwa uri umukobwa mwiza sibyo